Mwaramutse neza. Mu gihe ngiye gutangira akazi, story time. Ngiye kubaha story y'uyu munsi, ibintu byambayeho ndi kuza ku kazi, ariko birumvikana ko story ndi bubahe iraba ari iyo kubaha n'ubundi umurongo. Ngiye gufata breakfast, ngiye kurya iyi mineke, hanyuma nywe n'icyayi ahangaha. Dutangire story y'ibintu byambayeho guys. This is story time. Ndashaka kubabwira ukuntu nyine ibintu byambayeho ndi kuza mu kazi. Ndaje nagenda kuri moto, noneho kuri telefone narimo ndavugana n'umuntu, turimo turavugana ibintu by'akazi kuri YouTube channel. Ndi kumubwira nti nzagutumira kuri YouTube channel uzaze tubwire abandi bagore nyine ukuntu turimo kubigenza kugira ngo tubashe kubona 3,000 ku munsi. Kuko murabizi mwese turi muri challenge yo kubona 3,000 ku munsi. We are saving 3k a day kugeza uyu mwaka urangiye. Abatabizi ni gahunda y'aba escapers. Kujyamo byararangiye, utarajoininze kuri WhatsApp nyine yaracikanwe, wenda naho utaha, ariko ntago bibuje ko wakurikira ukajya ukurikira hano kuri YouTube channel ukareba ukuntu turi kubigenza, ukuntu turi kwinjiza amafaranga, kubera ko nzajya nkora utu video mbereka uko biri kugenda. Rero urumva ni umama warimo arambwira ati umva ni umwe mu ba escapers, ndamusuhuje, nabona iyi video ashyireho comment nawe asuhuze. Yarimo arambwira ati ngewe ndi gushyira 3 ku ruhande, kuko twatangiye ku ya mbere z'uku kwezi kwa 12. Arimo arashyira 3 ku ruhande buri munsi, akamakinga ashobora ko yabitse, cause we need to save kugera umwaka urangiye. None yarimo arabimbwira, ariko akambwira ati nubwo ndi gusavinga ndacyashakisha side hustle, nzashakisha aho nakura n'amafaranga yongera. Turi kuganira kuri ibyo, tuvuga ati abagore twitinyuke, abagore tureke kumva ko ibintu bigoye mbere yuko tunatangira. Turi kuganira kuri ibyo nyine. Noneho ikintu cyansekeje ni iki ngiki, buriya ari naho hari isomo nshaka kubaha. Bagore beza, mutinyuke muvuge, dutinyuke tuvuge, speak out, uvuge ibyo ukora, uvuge icyo uzi gukora, kubera ko ntago uzi uri kugutega amatwi niba atari we mukiriya. Reka mbabwize kuri nandi kuri moto, ariko ntago nari ko umumotari ashaka kumvira mu mukiriya. Ubwo inkuru ndayirangije. Imagine twaje tugeze tutaragera aho tugera, ahita ambwira ati ukora ibintu bya YouTube channel. Ndamubwira ni cyane nkora ibintu bya social media management, mubwira ukuntu nkora digital marketing, ndi marketing nyine. Ubwo nayo mbonye umwanya wo kuvuga, kwa ko amafaranga basheri ntagavuga. Amafaranga ntagavuga. Ntuzabona umuntu ngo ni umumotari ngo usuzugure ngo usi afite amafaranga, cyangwa ubona umuntu wambaye bodaboda ngo uvuge ngo usi afite amafaranga. Aho waba wakishe, kubera ko nakoze muri MTN, nzi neza ko umukiriya wabo wa mbere ubinjiriza ni n'umuntu ufunze. Nanze amakuru wenda atabareba, ari kwibaza umuntu nyine ufunze, nyine umubonye wanamukubitira ubusa ukavuga uti ni amafaranga agira, ariko amafaranga ntago avuga. Nuhura n'umuntu wambaye ishati yacitse cyangwa yambaye ipantaro yacitse, as long as uri kumuha service runaka, ntukajya ubanza kumva ko nta mafaranga afite. Baba bayafite, baba bacicitse, ariko bayafite. Amafaranga nyine ntago avuga, ntago agenda asakuza ngo ndi hano, ntago abwejagura. Ubwo rero byarangiye gute rero? Yahise ubwo namaze kumubwira ibyo nkora, uko nkora, ahita mbona bari very interested. Arambwira ati wazamfashije se ko nanjye nkeneye kugira YouTube channel, ariko nta kintu mbiziho na gitoya. Murumva deal irimo ari iyihe? Training. Nahise mubwira ni ngiye kuzakora training, wowe uzampamagare. Birumvikana nahise muha nimero yanjye, nawe atwari nyine namuhaye yanjye, nawe arambipa nimero ye ndayibika. Ubwo no kuvuga ngo mu kuvugira kuri telefone nkavuga ibyo nkora, nahise mpabonera umukiriya. Ese wowe ahantu uri ujya uvuga ibyo uzi gukora? Bagore beza twitinyuke, kuko niba warize ikintu runaka ukaba ufite skill runaka, nutayivuga nta muntu uzamenya ko uyifite.
you understand, nta muntu uzabigusoma mu mutwe, niyo mpamvu please jya uvuga ibikurimo mu bari kukumva ntabwo uzi aho uri bukure umukiriya, sibyo? So kari akavidewo kagufiya, reka njye gukora akazi kuko ngomba gukora still akazi mfite, ntabwo kagomba kuba nyine gupfa kubera ko ibindi ni side hustle, ariko ako mfite niko priority. Ubu nari nyikoze kubera ko nari muri break, naberetse ko nanjye kunywa icyayi, reka ngende nirire imineke yanjye ninywere n'icyayi ngubwe neza, ubundi nkora akazi. Mwibuke gukora subscribe niba mutarayikora, hanyuma mukore like, musharinge, ubuzima babere bwiza. Uyu munsi mu marketing mujye muvuga ibintu muzi gukora, nimugatinye kuvuga ibintu muzi gukora kuko nibyo byonyine bishobora gutuma ababagana bamenya icyo bakwiriye kubashakaho, sibyo? So have a nice day, mujye umunsi mwiza. I love you so much guys.